gusa ariko ikintu nahibagirwa n'imvura yadukubise ariko byari byiza ndayibutse we byari byiza kunyagirwana n'umuntu mukundana ko urukundo rwari rushyushye kabisa warigiraga ngo humura nago nkonje humura nago ndi gutitira naraprofitaga tugashyushyanya ese ko ngiwe narasabye maze gusaba imyaka 6 ishira ntayo ntamuzana yego umeze gara burya rero aramuziritse ubwo n'ubwo aziko burya mu by'ukuri ikintu wakisetinzemo ukavuga uti mwana uzamfashe kuko ngiye kwinjira muri iyi gahunda erega ni na projet y'Imana ruva ubufasha uzabona bwose buzava ku Mana ngiye kwinjira muri iyi gahunda byanga bikunda ushobora kubona umugore mwiza Imana yaguteguriye kandi ibintu bikagenda bikagerwaho. Shalom, shalom. Shalom, shalom. This is the Spiritual Family Ministries. Olivier and Denise. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Hallelujah. Yeah, Spiritual Family, uyu munsi muri iki gitondo turashaka kujya kubereka ahantu heza cyane. Na ahantu twakreatinge memories. Na ahantu heza hatuje. Twahagiriye ibihe byiza mu myaka kandi igiye itandukanye hatubera ahantu h'umugisha. Olivier buriya turi bubone wa muntu w'umushiti wacu izeye ko turahamusanga uko byagenda kose. Icyo twababwira cyo mu rukundo rwanyu mujye mwibuka gucreatinga memories. Yes. Ahantu mushobora kuba mwagirira ibihe ku buryo anytime mushobora kujyayo mukibukiranya ati hano hantu byagenze gutya na gutya. Yari busi tuhageze. Twenda kuhagera. Uretse gato. Okay. Urumva? Noneho twe creating memories hano hantu twarahagendaga tugiye gusenga tukahanyura. Wow, it was so sweet. Yeah, so rero muze kubana natwe nizeye ko biraza kuba ibintu by'umugisha cyane turaza kwiga ibintu byinshi cyane. Muraza kumenya byinshi kuri memories. Geraho sheri. Now. Muze kagiye kutongara. Kureba inyuma. Muraza kuza kumenya ibintu byinshi kuri memories. Ndabizi ko muri buhakunde cyane. Izeye cyane ko turaza kunguka ibintu byinshi kandi by'umugisha. Nkuko mubibona mfite umushoferi wanjye untwaye. Sheri umushoferi wanjye. Ndi n'umushoferi mwiza ariko hagati aho. Uri mwiza kabisa kuko nuncu gusa ibintu biba biryoshye. Wow. Turahageze tuhagera. Ntabwo turazi ko wibagiwe. Wabyibagiwe kabisa. Aribagiwe ariko harabura gato da. Are you serious? Harabura gato. Harabura gato. Nari makumbuye. Twari hashize nk'umwaka. Hashize igihe. Ariko buri gihe n'ubundi twahanyuraga. Hari hashize igihe kinini cyane. Kinini cyane. Yes. So twizeye ko papa turi buhamusanga akagira ikintu aganiriza abakunzi bacu akagira ikintu abwira abakunzi bacu. Akatubwira n'ukuntu yatubonaga tukiri ababebe. Sheri. Ni naho wanyabishyira ukweto. Harya? Ya video hari video iri kuri TikTok imaze kugira miliyoni n'igice. Za views. Iriya video yakorewe muri kano gace. Iriya video rero. Ni hafi kabisa. Ni imbere gato cyane. Hano hantu. Hagiye hari ibipangu bisa kuko ni imidugudu siko babyitara. I think so. Hari imidugudu kabisa nyamidugudu. Araryoshye pe. So muze kubana natwe ntimubure kuko twahageze nta kabisa. So ubwo rero tugiye kuganira no papa nitugira amahirwe tukamubona nawe araza dufashe kuganira. Turaza kuganira ibintu byinshi kandi by'umumaro. Nizeye ko turunguka ibintu byinshi. Sibyo Denise? Tunababwira n'ukuntu berega byari biri kugenda. Yego. Hi.
n'amafoto ari kuri buyabereke sheri n'amafoto turaza kuyabereka rwose ni mu bure ya location rero nyeka ko ari ahantu heza hasi icyatsi hasi ni green color green location ubu nitse barize twahimba muri green location tuhimbe ngo our place is green location. Thank you. Yeah, so muze mubane natwe rero. Reka tuvugishe n'uwo muntu twumve niba hari. Twizeye ko mutari buze kubura kandi Imana ibaho umugisha. Sawa rero muze madam ufungurire. Kandi uri umushoferi wanje. Tubera gufungurira. Thank you. Nkuko rero twabibabwiye twari tugeze ahantu naha turagenda tubereka ku mafoto ahantu hatubereye ahantu heza cyane twajyaga tuza kuhafatira amafoto y'urwibutso Denise akiri umukobwa wowe ukiri umusore twajyaga tuza kuhafatira amafoto hari climate nziza kabisa ubona hasa green twashakaga ifoto irimo green rero ubona ko ari ahantu hakeye hasa neza cyane haryoheye ijisho n'udufoto twafatiye twabonaga ari udufoto dusa neza cyane uziko ari amafoto meza tugira ariko hasa neza cyane ifoto ya mbere hano twayifashe 2022 na rimwe ni na kabiri na kabiri ndakeka turaza kuzibereka ntago nibuka kuntu twahavumbuye urabyibuka ndabyibuka twa tuvuye ku rusengero tujya gusura abantu hano Kagugu aba bantu bakubwire nyongore twavuyeyo kare twari turi gukwepa imvurara ntabwo mbyibuka ntabwo nibuka neza ikintu twari dukwepye hano cyangwa twahaciye bafunze imihanda kimwe muri ibyo ntabwo mbyibuka turahagera turahatinda gatoya twita twifotoza nuko byaje aho gushaka kwibaza ngo noneho amafoto twayafataga gute twayafataga gute mukanya turabereka umuntu wajyaga dufasha gufata amafoto niyo kameramani wacu so twamugireho umugisha arumva ntago twari kuza ngo twifotore kandi twabaga turi babiri ariko hari umuntu wadufashaga kudufotora nawe araza kutubwira kuko nawe twarabanye mu rugendo tukiri abasore mu rugendo rw'urukundo rwacu twafata udufoto turi romantike kabisa dusa neza cyane ifoto yindi twaje kuzifata 2023 dufite na keke isoza cyayitangira igiye gutangira twari turi gutangira umwaka mushya 2023 dufite na keke yo gutangira umwaka hari kuri bonane ndabyibuze hari kuri bonane turi busure n'abantu so ndumva aribwo twafashe ifoto yindi nziza kandi nazo zari nziza muraza kuzibona izindi foto twazifashe urimo gusoza hari 2000 na kangahera my graduation turi muri graduation ya Denise 2000 na kangahe 2020 narango ni ukigeze 2020 na kane uko na kane yego oya na kane ntago mbyibuka 2024 ntago ni ukigeresheje 2023 ariko iri yenda gusoza nko mu kwa 9 mu kwa 10 agataho ni hafi aho ngaho so rero rimwe ho twigeze kuhaca yo buri gihe twaciye umuhanda munini uva hano ruguru twita twibuka ngo hahandi tujya kwifotoreza hariya ni ahantu dufatira memories umuntu rero wajyaga hadufotorera nari naramwanditseho kuri nimero nari naranditseho ngo ahantu heza ho kwifotoza uzugo washatse urayibona cyane ayibuze sizagayishize so ariko ahantu heza ho kwifotoza naha ahubwo turaza gusaba ese mwe mwazaje kuhifotoreza kari heza muzatubaze tubaye location bashobora kwibaza ngo kubera iki tutajya muri studio ninde bigiramo uruhare cyane studio ubwo se ukubera economy yawe Denis oya ntabwo nkunda amafoto muri studio mbona ari popular I don't like it amafoto yo muri studio mubona ari popular
ntago nyakunda suzi ko twajya no muri studio rimwe niba atari rimwe ni kabiri byonyine kuva iyo umuntu afashe ifoto y'ahantu muri location runaka agira n'ibintu yibuka agira ibintu yibuka kuko muri studio ntago nakibuka ngo ni bihe runaka nagiriye muri studio ariko iyo mfatiye ifoto nk'ahantu nk'aho location runaka igihe kiragera hari n'andi hantu tuzajya kubereka twagiye imvura iranatunyagira rya hatari ni hehe ndagibuka barahumvije ubu numvise aze kwandika twumve naho twahafatiye amafoto meza cyane twafashe selfie maybe ko twari babiri gusa ariko ikintu nahibagirwa n'imvura yadukubise ariko byari byiza kunyagirwana n'umuntu mukundana ko urukundo rwari rushyushye kabisa warigiraga ngo humura ntago nkonje humura ntago ndi gutitira naraprofitaga tugashyushyanya tugiye guha ikaze uwo muntu tunamushimira cyane wadufashije aya mafoto muri icyo gihe ni umuntu n'ubundi atuye muri ibi bice umuntu mwiza so rero twarazaga tukamuhamagara ati turi hano ngwino duhe agafoto ati ndaje rwose nta n'amasegonda yashiraga kadufata amafoto menshi atijujute urukundo rwacu narwo rwaduhenze ntabwo rwahenda urumva ntabwo twajyaga muri studio ngo duspendinge ahubwo twarayiriraga reka aza dusuhuze muraho neza iyi ni Spiritual Family Ministries cyagihe twajyaga tuvugana Spiritual Family Ministries yari itaranabaho ariko twumva dushaka kuzabana kandi twumva dufite ishyaka ry'uko twabona n'izindi ngo zibayeho neza that why ubona Spiritual Family ikigendere no kugira ngo imiryango ibone ko urukundo rushoboka abantu babone ko kubaka bishoboka abantu babone ko mbese umugambi w'Imana ushoboka kuko umugambi w'Imana nuko abantu babaka ingo kandi nziza zikundanye tutitaye ku bushobozi zaba zifite kuko ntabwo Imana yavuze ngo mugende mwubake ingo muba bakire cyangwa muba bakene so ubushobozi bwose bwaba buhari urugo rugomba kwishima ubushobozi bwose bwaba buhari urugo rugomba kubaho neza mbese umuryango ugomba kwishima niyo plan y'Imana that's why rero turagira ngo ubwire aba bantu hari igihe tujya tubibabwira bura twakundanye amezi agera imyaka igera ku 9 ese byinshi ntabwo birenze ibyanjye urambabwiye ibyanjye namwe mwakunda wowe yari ingahe uzi ko ngewe narasabye maze gusaba imyaka 6 ishira nta muzana umeze gare burya rero waramuziritse ubwo n'ubugo azi ko burya none ntabwo ngo imyaka 9 n'undi muntu umuvugisha buriya natwe twashaze gukora umurenge ngo dukore umurenge tumara igihe kinini turabana ariko twabanje gukora umurenge twumva dushaka kugenda dukura ibintu mu nzira byatuma tubana none nawe warasabye imyaka 6 ngiye ni 9 naho hashize imyaka 6 none se wari kubisukura gute kandi cyangwa nkabisubika byari ubushobozi se n'iki cyatewe hari ikintu kigenwe cyateguwe kandi weho utizimo neza wazajye kubona ukabona igihe kirageze birabaye nese ni wewe wabiteye ni ubushobozi ntago navuga ngo ni ubushobozi ako mwarakundanaga nta kibazo rwose na pressure reka mumaze gusezerana se mwagiye mwari mu nce zitandukanye oya twarabanye neza uko umuntu abana n'umugore n'umugabo rwose ariko nge byari kungora waratsaze byose burya Imana ifiteho imigambi nta gituma bitashobora kubona so rero kuri koko rero nanjye ntekereje igihe mwagereye aha ngaha kandi nababonaga nk'abantu mukiri bato ariko muri gufiyansanya mushaka gushushanya ikintu muzakora ari romantique ubwo mwageraga aha ngaha nabonaga nanjye mfite amatsiko yo kuzamenya ibizaba nyuma ariko mugiye mugaruka nkajya mbona hari ikintu kiri kugenda kisumbura kiyongera kizamuka nagiye kubona mbona ibintu koko byagenze neza uko nabitekerezaga bivuge ngo ibintu byose iyo birimo
uriyakira ubundi ugasenga Imana ikagufasha mu byo ukora byose, nta kuvuga ngo umugambi niba nkuhaye Imana kuko ibumfashe, ibyo bintu bigomba gushoboka byanga byakunda. Urumva kuko nyine ubwo rugendo mwakoze naje kujya mbireba no kuri telefone mbona byagiye biba byiza. Nyine umugari nuko umuntu nta kindi aba yarenzaho ngo mfite ubushobozi ndabikora kuriya nanga wenda nababwire za like zo narazikoraga nubwo nta telefone nyigira ariko za like zo narazikoraga. Naravuze nti byari byose bano bantu babera ishuri abantu benshi cyane. Bivuge ngo nta muntu wavuga ngo iki kintu ntabwo yagitegura ngo ntiyakigeraho kuko nta bushobozi. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwose ufite wabishyizemo imbaraga n'umutima wo kubikora wabikora. Kabisa nabonye ibintu ari byiza kugeza na n'ubu ndabona ibintu ari byiza, ni sawa bimeze neza. Imana iguhe umugisha cyane. Sinzi wenda niba hari nk'inama watanga ku rubyiruko. Urumva muri iki gihe abantu benshi bafite ubwoba, aravuga ngo ndubaka urugo, ese ko barunaka nabonye bubaka bagasenya. Urumva abantu bafite ingero nyinshi mbi z'abantu bagize ingo mbi, bituma nabo nta kizere cy'ejo hazaza cyangwa cy'umuryango muzima w'ejo hazaza. Kumva kubaka ni ibintu bashyize kure. Kumva nk'umukobwa ungana nka Denise, sibyo? Ufite nk'imyaka ya Denise, nk'umumama Denise, aravuze ngo ngenzi ibyarira akana kamwe ngo nkirerere niturize ibyo kubaka ingo ngo nabonye wapi ngo abagabo b'iki gihe. So kumva umuryango uragoranye, n'umusore akavuga ngo nanjye si nakubaka, abakobwa barahindutse, icyo bakeneye ni amafaranga. Ukumva nyine nta muntu ufite kumva ko umuryango ushoboka kandi mwiza muzima. Noneho wowe nekereza wenda ko ubu ngubu ufite n'umuryango muri distance ndende. Nkeka ko ntabwo uri kumwe na madamu, buri mu bagiye mu kazi, ushobora kumara ukwezi kumwe abiri simbizi mutabonana, kandi urukundo rugakomeza. Biba bimeze neza kuri telefone, tuba dukurikirana kimwe cyose kigakorwa. Umeze nk'abateretana. Umubaza ati tuganiye ubugira ngo natwe turacyari batoya. Nuburyo ukamubaza ati ijoro ryagenze gute, yajya kuryama turare neza. Uko bimeze ariko ni nk'iyo nama rero watanga ku rubyiruko rubuze icyizere, kavuga rubuze icyizere muri iki gihe, bumva ko muri kino gihe hari ibintu byinshi, niba ari isi iri guhinduka, niba ari ibiki ntabwo namenya ibyo ari byo, kuko abenshi usanga bari kwifatira iyabo myanzuro. Akavuga ati niba ndi umusore, akavuga ati ngewe bira ntaho najya kubyihereza, nta bushobozi naba mfite. Yaba ari umukobwa akavuga ati ebana abagabo b'iki gihe ni nko gukina urusimbi, nta bagabo bakiriho. Kimwe n'abasore nabo ugasanga bari kuvuga ati nta mukobwa wabona muzima, ibintu byarakomeye. Ariko bivuge ngo mu by'ukuri ikintu wakisetinzemo ukavuga uti mwana uzamfashe kuko ngiye kwinjira muri iyi gahunda. Erega ni na projet y'Imana, ruva ubufasha uzabona bwose buzava ku Mana. Ngiye kwinjira muri iyi gahunda, byanga bikunda ushobora kubona umugore mwiza Imana yaguteguriye kandi ibintu bikagenda bikagerwaho. Ese ibi biganiro bakora buri gihe kujya kumva bamwe baravuze ngo nta masugi akiriho, ngo reka ngo amasugi, ngo kandi kubisugi ngo bimwe n'icyaha. Ariko hariho abantu bimereye neza n'ibyo bintu batabikozwa bameze neza rwose. Bivuge ngo rero no mu rubyiruko bagombye kwigiramo ibyizere, kuko ikintu bagiteguye ubishaka wiyumvisha ko umutima wawe uri kukwemeza ko ugomba kuba umugabo, n'ubundi nta cyatuma utazaba umugabo. N'umukobwa kandi nawe ni uko, nawe ibintu abyisetinzemo nawe akavuga ati ngende ndumva nshaka kuzaba umumama, nkaba umugore w'umugabo runaka, tukabana tukubaka natwe ubwacu, ibyo bintu byagenda neza cyane. Ndumva iyo ari inama nziza. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Yarumva papa atanze inama rwose ku rubyiruko. Birashoboka umuntu yabyisetinzemo. Nkunda kubabwira ngo umuryango ni projet y'Imana, ntago ngewe yaba projet yanjye, ni projet y'Imana. Icyo nyeneye ni ukwinjira gusa muri iyo projet, noneho ibindi nkabiragiza Imana.
umuryango rero muzima urashoboka nk'uko abitubwiye, abantu bazima baracyariho, ntabwo abantu bashize ngo uvuge ngo sinabona umukobwa muzima, ngo sinabona umugabo muzima, nk'uko hariho umuntu wirinze, n'uko nawe Imana hari undi muntu yaguteguriye wirinze. Banza umenye ngo uri kwaka umuntu muzima, wowe uri umuntu muzima, wewe umuntu muzima usenge n'Imana izaguha umuntu muzima. So rero murakoze cyane, twashaka kubereka ahantu twahagiriye muzaza muhifotoreze. Mujye mukunda ni heza cyane, mujye mukunda kugirira ibi ahantu. Iyo tuhageze hari ibyo twibuka. Nshobora no kuba nagiranye n'ikibazo na Denise. Ndabyibutse. Hano hantu wahamirira akarabo kuri Saint Valentin. Nawe akarabo. Ariko ni mami wawe bikubwiye nako wari waguze. Wagiye ukagura ari nijoro. Nago Denise akunda indabo. Neza ko wamaye kanzinya. Nine niyo mpamvu nanze kugura ibirabo byinshi, gura akarabo kamwe ko atazikunda. Ariko gura byinshi nkabigura menshi. Nese kwa kundi ibirabo biba bimeze gutyo, ugura nk'ibishokora bimeze gutya, kwabikora nk'indabo nkirira nibura. Akarabo kamwe kangana gutya. Utanari. Manza horana gaciye ahantu. Okay. Ngayo nguko. So rero Imana ibahumugisha kubana natwe. Ahantu ho ni ikintu cy'ingenzi cyane buriya, mu bintu by'ingenzi ahantu naho haba ahantu h'ingenzi. Mujya mwumva abantu bagira ahantu kuva no kuharekura byaranze, cyangwa ukaba nk'ahantu igihe ukanga kuhava atari uko ubuze ubushobozi bwo, kuko hari amateka wagiriye aho hantu, urahakunze, ahantu rero ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane, ni amateka akomeye. Nari ndimo mvuga ngo nshobora kugirana ikibazo na Denise, ariko nkumva ahantu ndi buze kukimeditingira neza, ni ahantu twigeze kugirira ibihe runaka, nahagera bitewe n'ibihe twahagiriye nkavuga ngo aka kantu gatoya kambabaze cyakanyicira umubano, nirengagiza ibihe nagiranye n'uyu muntu. So rero mujye, si ngombwa ahantu ntago hadusabaga amafaranga, icyo byadusabaga habaga ari kunzira, kuko Denise yatahaga hariya nawe utaha hariya, nanjye nahariya. Mucyuye tukavuga ngo reka duce hano twifatira agafoto n'iki tuganire, things like that. So rero ntago bisaba ngo ubushobozi kuza ahantu nk'aha, nta bundi bushobozi buri bugusabe, kandi harahari henshi. Naho uvuga ngo berishyura nta si menshi, hari nk'aho njya numva hari ibiciro ushobora kwishyura nk'icyatanu ukinjiramo, mukaganira n'umuntu wawe kandi creating a memories. So thank you. So rero twafashe memories, namwe mujye mwibuka gufata memories biremewe. Ugomba gufata memories, please. Spiritual family, love you so much. Bye bye. Bye.